inkuru bimwe nabasha kubikubwira ibindi ntibivugika kuko bigize gute bikojeje isoni. Hari umuntu nyumvise ibyo bisigisigi bimwe nabasha kubikubwira twicaranye wenda turi babiri, ibindi sinabasha kubivugira kuri microphone kuko bigize gute bikojeje isoni kandi bitasubira inyuma, biba biri mu mateka yacu. Icyo akora mu ijuru nta byanditseyo. Haleluya. Narababariwe umuntu utarigeze akora icyaha. Haleluya. Mu ijuru nitwa uwera uwejejwe, Imana ishimwe cyane, kandi ni nako nzaseruka yo meze. Ariko mu isi hari ibisigisigi, kandi nabo twabanye twiga muri segonderi, kuko kaminuza yo nagiyemo ejo bundi vuba ngaha cyane. Ubu harimo abazatakaza amahirwe murangaye, kaminuza ntuyirangize kandi uri mu gihe cyo kwiga ukaziga ushaje, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko abo twabanye muri segonderi tuziranye ku mateka yo kudakizwa no kutubaha Imana. Imana rero yakugiriye ubuntu ugatangira kumva ubutumwa bwiza ukiri mutoya, nshuti y'Imana, bizakurinda ibyo kwicuzwa muri ubu buzima. Ubugingo buhoraho bwo wabuhabwa no ku gitanda cyo kwa muganga, kukuka kanyuma ukizera tukazabana mu ijuru, ariko uba wikoreye ibintu byo kwicuzwa bitagira ingano. Rero Imana ishimwe kubw'aba bakozi b'Imana bageze ubutumwa mu banyeshuri. Haleluya. Mukiri urubyiruko, ikindi umuntu akiri mutoya ubwami bw'Imana bamushaka kuko azabukorera n'imbaraga zose n'imyaka myinshi, ariko n'ubwami bwo mwijima bamushaka kuko nabwo bafite imbaraga zo kubukorera. Hari umuntu ugeze kuduha urwenya aravuga ngo hakirijwe abantu 2 n'igice. Ati si igice cyari iki? Ati igice cyari umusaza usigaje iminsi mike. Oh, haleluya. Mufite topic nziza rero mwateguranye n'abakozi b'Imana yitwa ngo be free from the bondage of sin, kubohoka kububata bw'icyaha. Icyakora umuntu atangira no kumenya iryo jambo ububata kuko yagize umugisha kenshi wo guhura n'ubutumwa bwiza. Akenshi umuntu agituyemo aba muri cyo abazi nyine ko ari bwo buzima, kandi rimwe na rimwe tukabibonera amazina meza adatera umutima wacu kubitekerezaho, bikitwa guhavinga fun, bikitwa ibintu byinshi, bikitwa kwenjoying ubuzima, bikitwa kurya ubuzima kuko ari bugufiya, ariko sura buryo ukabyaro ko ari bwo bukurya ahubwo bukakumaraho. Tukagira ukuntu tubyita mu buryo butandukanye, ariko kumenya ko ari ububata ntibaza ko watangiye gutekerezaho gakeya. Imana nishimwe. Haleluya. Icyaha rero cyo ugatsindwa n'Uwiteka, kandi koko Yesu yaragitsinze. Ibintu umukozi w'Imana yatubwiraga si ibihuha. Yesu afite imbaraga zo gutsinda icyaha burundu burundu burundu. Icyaha rero cyatwambuye kubaho tunezerewe, cyatwambuye kubaho neza, kandi gifite imbaraga zisenya ubuzima, gifite imbaraga zisenya imiryango, gifite imbaraga zibabaza abantu. Nta muntu gitinya, yaba umukire yaba umukene, kimwizirikaho. Kandi niwitegereza mu buzima ukibazaho gatoya niba hari ibikomere wigeze kugira, yaba mu muryango, yaba ku babyeyi, yaba ku bavandimwe, burya inyuma yabyo hari icyaha kibasunikira kukubabaza. Nawe niwitegereza abantu wababaje mu buzima, cyangwa ukirimo kubabaza uyu munsi no guhemuka, byose inyuma yabyo haba hari icyaha. Imiborogo, wenda mwebwe muracyari batoya ntimurashaka, ariko imiborogo iri hagati y'abagore n'abagabo no kubabazanya, byose inyuma yabyo haba hari icyaha. Kubera ko umugabo ntiyahemukira umugore atarahemukira Imana, n'umugore nuko ntiyahemukira umugabo atarabanza guhemukira Imana. Icyaha cyo tsindwa n'Uwiteka kibabaje isi, kizonze isi, kimeze nabi kuruta izindi ntwaro zose za kirimbuzi dushobora kumva. Imana itugirire neza. Haleluya. Yaba kicaga rero ubuzima gusa bwa hano, ariko ntikice n'umuntu mu buzima butazashira, mu buzima bw'iteka. Ni kibi cyane ku buryo kitica umuntu muri hano gusa, byibuza ngo tuvuge ngo yishwe n'inzoga tuzamujyana muri rehabilitation center wenda kire, yishwe se yataye amashuri se, yataye umuryango se, ariko wenda zongera agaruke. Ni kibi cyane giherekeza umuntu kikifuza kumwica burundu bya burundu mu buzima bw'iteka, ababaye ari kure y'Imana. Wumva imbaraga z'icyaha. Rimwe na rimwe nitumenye imbaraga zacyo, kubera ko iyo umuntu yishe umubiri, turi muri ya mezi yo kwibuka ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Iyo umuntu yishe umubiri tuba twumva ari byo biteye ubwoba cyane. Maze iminsi nifuza kubwira abacitse ku 10 gaciyemo, ntabwo kagomba gucamo ariko nyine gaciyemo, nifuza kubabwira kuko nanjye nari ndi mu Rwanda mu gihe cya jenoside, nifuza kubabwira ngo hariho ikintu kirenze jenoside. Jenoside yatumazeho ababyeyi, itumaraho inshuti n'abavandimwe, umuntu asigara ari wenyine, ariko hari ikindi kiteye ubwoba cyitwa icyaha.
Imana ishimwe cyane. Ntabwo leta yabasha kukirwanya nkuko yafunga igakosora igahana abakoze jenoside, ariko icyaha umuntu wenyine ufite imbaraga zo kugikuraho ni umwami Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Rero gupfa k'umubiri biracyoroheje cyane kuko cyo kirakwica muri none, kikazana kwica iteka kigutandukanya n'Imana. Kiraremereye inshuti z'Imana kurusha ibintu bibi byose umuntu yahurira nabyo hano ku isi. Malheureusement cyangwa ikibabaje cyangwa unfortunately, turimo turavuga ubutumwa bwiza bukemura ibibazo by'inaha ngaha, nkuko umuntu yajya mu ishuri rimwigisha business n'irindi terambere akiga akabimenya akabasha no kubikora neza, ariko tukibagirwa icyica umuntu kikamugeza no mu irimbukiro. Muranyumva inshuti z'Imana? Ndahamya ko benshi mushobora kuba mufite amadini mukomokamo cyangwa muvuka mu miryango ibyo ari byo byose ifite aho ihuriye n'ubukristo, cyangwa se hafi aho. Niyo atari wowe mu Rwanda ukuntu tumeze, ashobora kuba atari wowe wenda uri n'umusilamu cyangwa uri irindi dini ritemera Kristo nk'umwami kandi nk'Imana, bishobora kuba atari ubyo, ariko ufite tante, ufite oncle, ufite ahantu wahuriye urabyumva. Ariko benshi twarabyumvise gusa, ariko ntibyahindura ubuzima bwacu. Imana y'imbabazi tugirira ubuntu uyu mugoroba, uhure na Yesu muzima. Haleluya, uhure na Yesu muzima. Icyo cyaha rero kigeza abantu ahantu hababaje ubundi hatagenewe umwana w'umuntu. Mu Baheburayo igice cya 17 haravuga ngo harimo abanzi b'Imana, sindi basome, ngo bazaribwa n'umuriro wari wagenewe kurya abanzi b'Imana. Icyo ni icyaha cyica umuntu muri none, kikazamushyira n'ahantu azaba barabyiteka. Gifite uburemere tudashobora kugereranya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kubera ko ubukene cyangwa kandi kaga cyangwa kurwara bishobora kubabaza uyu mubiri tujya twumva biremereye, ariko biremereye gake cyane, ntibinagereranywa n'icyaha. Imana itugirira ubuntu. Haleluya, haleluya. Icyaha cyateye umwana w'umuntu kubabaza umuremyi ku kigero mu gice cya 6 cy'itangiriro. Imana yababaye mu mutima ngo igira umubabaro mu mutima wayo. Imana ibabazwa n'umuntu yaremye. Hari aho yavuze ngo ibona ko ingeso z'abantu zari mbi cyane, ngo kandi ko kwibwira ko imitima yabo kose ari kubi. Ngo Uwiteka hari naho yavuze ngo si umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'imyuka y'abantu. Icyaha gitera umuntu Imana yaremye mu ishusho ye kubabaza umutima w'Imana ku kigero giteye ubwoba. Ngo umutima w'Uwiteka arababara, ngo bimutera agahinda. Itangiriro 6:6. Umutima w'umuremyi ugira agahinda kubera ububi bw'abantu. Kandi utibwira yuko muri iki gihe byagabanutse, hari mu Itangiriro igice cya 6, ahubwo birushijeho. Kubera iki? Kuko uri inyuma yacyo Satani arabizi ko afite igihe gitoya, arimo arakorana umujinya mwinshi n'umwete mwinshi na tekinoloji y'ibyaha y'uburyo bukomeye kugira ngo abantu barusheho kujya kure y'Imana. Hari abantu bakeya twaganiriye ku munsi w'ejo barimo bambwira ngo ibyo ko si ibyo bintu byo kwizera ngo umuntu yabwirwa n'iki ko ari byo. Nyine ko mubivuga mubikuye muri Bibiliya, none se niba ntizera Bibiliya ngo ko nacyo ari igitabo cyanditswe n'abantu. Ariko Mana, nshuti y'Imana, iyo ubwenge butwikiriye babutwikiriye. Ndibuka niga muri segonderi igihe kimwe habaga abantu bakijijwe, habaga urubyiruko rukijijwe kandi rwari rukijijwe koko, ariko turi igikundi cyinshi tukagenda tukareba amadirishya barimo basenga, barimo biga ijambo ry'Imana, yewe bavuga no mu ndimi. Hanyuma tugaseka, twamara guseka nkabwira icyo gikundi twabaga turi kumwe, ntimuze duhunga bino bintu bitazadufata. Nuko tugahunga, kandi koko bitinda kumfata. Ariko Imana y'imbabazi, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'urukundo. Nkomoka mu muryango utazi Imana, udatunze Bibiliya. Imana y'imbabazi n'urukundo rwinshi. Igihe kimwe kandi nari umunyabyaha w'ingeso nziza, kuko turimo tuvuga ngo kibabaza imiryango kigira gute, nasaga nk'udafite icyo ntwaye. Umugabo wanjye numvaga ntacyo mutwaye, abana bato nari mfite numvaga wa munyabyaha w'ingeso nziza. Ariko umunyabyaha nawe uzarimbuka. Kubera iki? Abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Biteye agahinda kuko mwirimbukiro hazahurirayo bangeso nziza n'abaruharwa. Abana beza batahaye umwami ubuzima bwabo bazahurirayo n'indaya zo ku muhanda nabisha abantu. Kubera iki? Abantu bose nabangeso nziza nkuko nanjye narindi, bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko Imana y'imbabazi, haleluya, Imana y'imbabazi iramurika mu mutima wanjye biciye mu ndirimbo. Turupomisize Imana ibaho umugisha. Biciye mu ndirimbo. Kubera iki? Iyo umuntu atari yakizwa hari ukuntu ubwenge buba butwikiriye. Amagambo y'Imana bigisha uwo munsi ntago nigeze nyumva, sinayamenye, sinarinzi kuyumva, ariko uyu munsi umwigisha yigishije amashobora kurifata mu mutwe nkazaryibukana nyuma y'imyaka. Ariko kigiye ubwenge bwari butwikiriye. Ariko Imana ikoresha indirimbo, bararirimba baravuga ngo abakobwa beza barapfuye irasigara. Harya n'iki wayihaye iyo Mana yawe?
hanyuma indirimbo imbere, indirimbo yinjira mu mutima. N'ubwa mbere mwumve nari umugore mukuru ugeze ku mbyaro ya gatatu, n'ubwa mbere nari ntekereje ku Mana. Ntibazagushuke, umuntu ashobora kuba mu idini akabatizwa akabatirisha ariko ntagire na rimwe atekereza ku Mana. Ntabwo nzi ukuntu biba bimeze, ariko ubwenge bw'umuntu babutwikiriye. Iryo joro ndavuga ntari ku Mana, hari ubundi maze iki, hari ubundi ndiho nkora iki, hari ubundi nabaye ikigenge kuri iki kigero, mbayeho iyi myaka yose nigenga ngenga ubuzima bwanjye. Uri Imana ya kure, uri Imana ntitayeho. N'ubwa mbere mu buzima nari numenye ko ndi mubi, nari nzi ko ndi umwana mwiza mw'abantu mwe. Ndavuga ni kumbi ndi mubi bingana gutya, ndi ikigenge kuri iki kigero. Mwibuke sinari ndi umusinzi, sinari ndi umusambanyi, nari ndi mu rugo ntuje, nari ndaho, ariko nari umutindi wo kubabarirwa. Ariko Yesu w'imbabazi, Yesu w'imbabazi nanjye aransanga, aranzura mu bugingo buhoraho. Haleluya! Ndatsindwa. Ese wigeze ugira umunsi wo gutsindwa? Kuko ntatsindishiriza abatatsinzwe. Twaje kugendera mu kigare, usanga dusenga cyangwa usanga tuvuga Yesu nawe winjiramo hagati aho ngaho, ariko ntiyabasha gutsindishiriza utatsinzwe. Kubera ko umuntu watsinzwe niwe ukeneye imbabazi z'Imana. Ubundi agakiza kameze nk'umuntu urimo arohama mu mazi, arohama agataka ati ni muntabare. Icyambu uyu mugoroba niba utari bikuye umwami mu mutima wawe, ibyaha bikaremera mu mutima wawe, ugakenera ko gutsindishiriza, ukemera gutsindwa. Kuko umuntu wera ntakeneye undi muntu uza kumuvuganira kuko yumva yuzuye. Ariko uwanduye umenye ko atakwikiza, umenye ko atari ukuzuza amasabato, umenye ko atari ukubahiriza ibyumweru, umenye ko atari amasengesho menshi, umenye ko atari ukwiyiriza, umenye ko atari ukuririmba, umenye ko atari ugutanga ibya 10 n'amaturo, akamenya ko kandi atari ukuvuga kwa pasiteri nk'uko umukozi w'Imana bitubwiye, akamenya kandi ko atari imirimo. Yesu nawe ari aho hafi akavuga ati ngwino mwana wanjye nicyo cyanzanye. Icyampa umutima wawe Mwuka Wera akamurika, ngo Mwuka w'ukuri naza azatsinda abisi, abemeza iby'icyaha, abemeze ko batsinzwe ku cyaha kuko batizeye umwana w'Imana, abemeza ibyo gukiranuka kuko batigeze babibasha, ngo babwire n'iby'amateka, ariko mu by'ukuri abemeze ko hari n'urubanza rubategereje. Hari urubanza hakurya ahangaha, hirya y'ubuzima hari urubanza. Yesu yaraje yihindura incungu yawe, ajya mu cyimbo cyawe. Utarigeze akora icyaha, nako si ukugikora, utarigeze akimenya. Haleluya! Hari igihe tuvuga gukora, Yesu ntazi. Ushobora kuba utarimo gukora ibyaha uyu munsi ariko urabizi. Yesu utarigeze amenya icyaha, yihindura icyaha ku bwawe nanjye, kugira ngo wowe nanjye duhinduke gukiranuka kw'Imana muri we. Haleluya! Reka tumuhe icyubahiro dukunze. Ni mwiza, aturamburiye amaboko. Nubwo waba ufite titre ntazo uko ingana, ahora aturamburiye amaboko mu mbabazi ze nyinshi. Kuko niduseruka mu bwami bw'Imana, bazareba bafite ikimenyetso cy'amaraso kuri bo, bazareba abo yabazaho gukiranuka kwe, ntago bazambaza imirimo nakoze. Bibiliya iratangaje inshuti z'Imana. Niba ntari narahasomye, ariko hari ahantu havuga urukundo, haravuga ngo nubwo natanga ibyanjye ngo ntwikwe, ngo ariko singira urukundo, ngaho ibyanjye byose abakene, ngo ariko singira urukundo. Ubundi se ko gutanga bijyanye no gukunda, hari ukibaza ni gute umuntu yatanga ibintu bye byose nawe ubwo akitanga ngo twikwe atagira urukundo. Nasanze rero umuntu ashobora kuvuga ubutumwa bwiza yarabumenye mu mutwe, akavuga Bibiliya yarayimenye mu mutwe, agasavinga mu nzu y'Imana yarayimenye mu mutwe, ariko ataragira umunsi, atazi umunsi yahuriyeho n'umwana, atarigeze atsindwa ngo amenye ko ari umunyabyaha ukeneye imbabazi z'Imana, kandi ijambo akaritondeka ku murongo. Nshuti z'Imana, ufite umunsi, ufite ijoro, ufite ibihe, uzi neza ko wahuriyeho n'umwami. Wabasha kubivuga mu buhamya, wabasha kuvuga igihe watsindiwe, ukamenya ko uri umunyabyaha kandi ukeneye imbabazi z'Imana. Imana itugirire neza. Haleluya! Data amaze kubona ko twese twatsinzwe, nkuko hari mu Baroma 3:23 batubwira, amaze kubona ko twese twatsinzwe kandi tutashyikiriye ubwiza bwe, ntiyatureka ngo dupfe rubi, atwoherereza agakiza. Ariko agakiza kaza katari muri package abana b'abantu dukunda. Package abana b'abantu dukunda ni ibintu bisa neza, ni ibintu ndeba nkavuga nti yes, ni ibintu bashobora kukwigisha muri kaminuza ukajya wumva bifite logique, bifite birasoundinga neza, ni ibintu abanyabwenge bakumva bakagira gutya. Data twohereje agakiza kaza muri package isi dakunda. Haleluya! Haleluya! Ariko data niko yabihisemo.
ngo ahisemo gukisha abamwizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ntiyahisemo kubakirisha ubwenge biga mu mashuri, ntiyahisemo kubakirisha ubwenge twa pruva. Umuntu yari yavuga w'umunyabwenge ukamureba ukavuga uti ni ukuri koko, iyo muntu koko avuga ibintu bitondetse ku murongo. Ariko package igipfunyika sorry kukita igipfunyika, ariko ibyo Yesu, ibyo data yahisemo ko agakiza kaziramo biza binyuranye n'ibyo abantu bashakaga. Yesu ashimwe. Yesaya yaratubwiye muri 53 aratubwira ngo yari afite ishusho itattracting ababogari. Haleluya. aba handsome abakobwa aryo ubwo niki, beautiful ladies. Haleluya. Ngo Yesu yaje adafite ishusho nziza yo kwifuzwa, adafite ishusho nziza yo kwifuzwa. Ariko uzi cyari cyamuteye ubwo bubi byari ibyaha byawe ni ibyanjye, byamuteye ngo ahinduka umuntu abandi bima amaso. Ariko yari yacumitiwe ibyaha byawe ni ibyanjye, imiruho yacu n'imibabaro yacu nibe byari byatumye agira isura itakwifuzwa. Nabo mu gihe cye yavutsemo nabo ntibabyemeye, ntibamwakiriye gutyo. Hari abantu banyegereye nandi ndimo nifuza ko bakizwa, numva nababaye, nkajya nifuza ko bakizwa vuba. Naje guhumurizwa n'iki? Naje guhumurizwa ko na mwene nyina wa Yesu yakijwe Yesu ariko yasubiye mu ijuru. Ndavuga niba Yakobo mwene nyina wa Yesu atarakijwe Yesu agihari, ubu ngewe ndinde ukwirwa ndira ngo ntibakijijwe. Yakijijwe ryari? Yagiye kubona wa mugabo bavukanye kuri nyina, abona arapfuye ariko abona urupfu ntirumuheranye. Haleluya. Abona arazutse. Yakobo agiye kutwandikira ntago yivuga nka Yakobo ngo yivuge ngo Yakobo mwene nyina w'umwami. Oya, ibyo ni Paulo bitubwira, aravuga ngo Yakobo imbata y'umwami wa Yesu Kristo. Reka do Yesu icyubahiro. Haleluya. 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 Numva ndahumurijwe, ndavuga intu rutanse humura, bakizwa uriho, bazakizwa utagihari. Numva nta byacitse bihari uko na Yesu ntibakijwe, ari Yesu utagira n'inenge. Nankanswe giye wuzuye inenge, shobora kubabwira ubutumwa bwiza none ahangaha mu kandi kanya bakambona w'intege nkeya. Nshuti z'Imana. Haleluya. Data yanga ko dupfa rubi, atwohereza agakiza kaza muri iyo shusho idashimwe idakunzwe, ariko uwo mukiza aza kubaho nkatwe, yambara umubiri, kuko ntago umwana w'umuntu yari gukizwa n'ikindi kiremwa adakijwe n'ikiremwa cyabaye nkawe. Kubera iki? Imana mu mbabazi zayo iranakiranuka. Igihembo cy'icyaha cyari iki? Urupfu. Hagomba gupfa umuntu wambaye umubiri. Itandukaniro nubwo yarameze nkatwe, ngo yarageragejwe kimwe natwe, ariko we ntiyigeze akora icyaha. Haleluya. Kudakora icyaha bimuhindura uri qualified ko napfa atari bupfe nkuko ngewe napfa, ahubwo urupfu rwe n'amaraso ye biri budukureho icyaha n'igihano cyacyo. Haleluya. Haleluya. Yarageragejwe kimwe natwe, ariko icyaha ntikigeze kimubasha. Niyo mpamvu urupfu rutamuheranye. Kubera iki? Ibyaha nirwo rubori rw'urupfu. Reka tumuhe icyubahiro. Utarabashijwe n'icyaha. Haleluya. Urupfu rutaheranye ku bwawe nanjye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Impamvu rero abikwiriye kugukiza nuko nguko atigeze akora icyaha, igitambo cye kiremerwa. Haleluya. Hanyuma bakirebyeho bagakira. Ndifuza kukubwira nkuko Yohana umubatiza yavuze. Yohana yaramubonye muri 1:29. Yohana ngo aravuga ngo bukeye bwahabona Yesu aza aho ari, aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Cya kinyagwa cy'icyaha twavugaga kibabaje imiryango, kibabaje abantu. Nasanze icyaha ari kibi kugeza aho ababyeyi badakijijwe bifuza ko abana babo bakizwa ngo kugira ngo bave mu nzoga, bave muri addiction zitandukanye. We ntakijijwe, ntazi n'agakiza, nta nubwo atekereza ku buzima bwa nyuma y'ubu buzima, nta nubwo atekereza ko nawe yarimbuka, ariko arashaka ikintu cyose cyamukiriza umwana. Nguyu umwana w'intama ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Bibiliya ntigira gukabya. Iyo biza kuba Yesu yoroshya icyaha umuntu akoroherwamo gakeya, bari kutubwira ngo nguyu umwana w'intama woroshya mu ibyaha gahoro. Nguyu umwana w'intama ubigabanya umuntu akagira ubupfura. Nguyu umwana w'intama ubigabanya umuntu agaca mu bantu asa neza. Niko baba baratubwiye. Ariko baratubwira ngo nguyu umwana w'intama wifite mu imbaraga zo gukuraho icyaha cy'abari mu isi. Haleluya. Haleluya.
niyo mpamvu ibintu udashobora kubizimya uko byagenda kose. Ababivugaga b'igihe cye barabishe, barongera barabica, barongera barabatwika, ariko biracyavugwa na n'uyu munsi imyaka irenga 2000 kandi Yesu nabataje mu gihe cyacu bizakomezwa bivuge kuko bifite ubuzima muri byo kandi birakora. Nezezwa no kubivuga kuko mbanzi cyambayeho, ndiyizi ntamufite, ndiyizi yarageze mu buzima bwanjye. Haleluya. Nguyu mwana w'intama ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Niba utarahura nawe akuramburiye amaboko. Haleluya. Akuramburiye amaboko. Mu ijuru ntibazaduhamagara association zanyu murakagira umugisha, muri abantu beza benshi muri mwe muri inshuti zanjye muri kaminuza zitandukanye murakabaho, ariko ntago mu ijuru bazahamagara ngo sepu ni museruke, rasa ni museruke, jebeyi ni museruke. Reka hazahamagarwa buri muntu ku giti cye, azahagara imbere y'intebe y'Imana ku giti cye. Haleluya. Niba utarahuye n'umwana w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi, uyu ni wo munsi wawe inshuti y'Imana. Ntiyazanywe no kubyoroshya, ntiyazanywe no kudutambutsa mu madini dusa neza, ntiyazanywe no kuduha amatitre ngo tube abapasiteri, yazanywe no gukiza icyaha cy'abari mu isi, kandi izo mbaraga zifitemo. Haleluya. Haleluya. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:5 ngo kandi muzi yuko yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:5 kandi muzi yuko yerekaniwe gukuraho icyaha kandi nta cyaha kimurimo. Ni mwiza, yuzuye imbabazi. Nasanze ariwe muntu wera utagira inenge, kumwegera bidatera complex. Sinzi niba icyo kintu mucyumva. Hari igihe ucyana n'umuntu w'umunyabwenge cyane, ukajya uvuga uti Imana yanjye ahantu urahaguruka ryari, ibiganiro ntibirimo bihura, Imana avuga ibintu by'ibyongereza bimeze ukuntu n'amaterima ameze ukuntu, ukajya uvuga uti ahantu Mana undinde umbone mpahaguruka, kubera ko ubwenge bwe burahanitse, ukajya wumva ntiburimo guhura n'ubwawe. Banza bitarababaho. Ariko Yesu niwe muntu wera utagira inenge, utagira ubusembwa, wuzuye imbabazi n'urukundo, wuzuye kugira neza, kandi kwegerana nawe twanduye ntibidutere complex, ahubwo mu rukundo rwe habamo imbabazi zikurura. Imbabazi zikurura umunyabyaha. Muri buka wa mugore bafasha asambana, bamufasha atari inkuru z'ibihimbano, bamufasha. Igifaransa baravuga ngo ni en flagrant délit, hagati mu cyaha hamwe imbere, atari ibihuha, ariko bamumwegereje uwera utagira icyaha. Aravuga ngo utarakora icyaha nabanze abari umutera amabuye, ngo bahera ubwo basubira inyuma ngo guhera ku mukuru, baragenda bose basanze bose barakoze icyaha. Hanyuma umugore wafatiwe mu cyaha hagati imbere y'uwera utagira inenge, imbere y'uwera utari umukuru w'idini, ngiye mba naramutenze tayari ku ruhande akava muri korari, ariko imbere y'uwera utagira inenge. Haleluya. Ayiwe, imbabazi ze ziramureba. Aravuga ati abameze nkawe nibo naje gushaka. Ese nta numwe waguciriyeho iteka? Ati genda nanjye singuciraho iteka, ntuzongere gukora icyaha ukundi. Haleluya. Uriya mugore nyine ko batamutubwiye, bamwe bavuga ko ari Maria Madalena, abandi bakavuga iki, bagahita bavuga ko atigeze yongera kuva inyuma ya Yesu. Urimo urahomba. Yesu ni mwiza, yuzuye imbabazi no kugira neza. Kugendana nawe biraryoshye. Niko ko inzira irafunganye, niko ko bizagusaba kwigomwa byinshi, ariko iyo za mbaraga zatangiye umurimo muri wowe nizo zikomeza kugushoboza ibyo utakishoboje. Ntutinye kumwegera. Haleluya. Yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo, ariko aje mube, aje mu bo yaremye, aje mu bye byose, abenshi turamuhakana. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1:10 kugeza kuri 13, reka nkoreshe Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 10 kugeza kuri 13 ngo yari ku isi kandi isi yabayeho kubera we. Murakumvise? Yari ku isi kandi isi yabayeho kubera we. Erega igihe yazaga sibwo yaratangiye, yahozeho. Yitwa Uwiteka, yitwa Imana ihoraho, yitwa igitangaza. Haleluya. Ngo yari ku isi kandi isi yabayeho kubera we, nyamara isi ntiyamumenya. Ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwakira, nyamara bamwakiriye bose bakemera uwo ari we. Muranyumva nshize Imana? Nyamara bamwakiriye bose bakemera uwo ari we. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba abana b'Imana ntibiva ku buryo busanzwe bwo kubyara, cyangwa ngo biterwe n'icyifuzo cy'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umuntu, ahubwo babyarwa n'Imana. Yaje mu bye
yaje mube ariko abe ntibamwakira. Nyamara bamwakiriye bose bakemera uwo ari we, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba abana b'Imana ntibiva ku buryo busanzwe bwo kubyara, ntibiva mu kwa partona mu idini runaka, ntibiva mu kubyarwa n'ababyeyi beza b'abakristo. Kuba abana b'Imana ntibiva ku buryo busanzwe bwo kubyara cyangwa ngo biterwe n'icyifuzo cy'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umuntu, ahubwo babyarwa n'Imana. Ni igitangaza cy'ubumana gikoreka mu mutima. Haleluya. Bamwe bamuhakanye mu izina ry'amadini yabo, bahitamo imigenzo ngo nuko bayimazemo imyaka cyangwa nuko bayivukiyemo, nkuko abafarisayo n'abigisha b'amategeko bakiriya gihe babigenje. Tekereza ko ibitabo byose bigaga byavugaga kuri Yesu, ariko Yesu aje baramuhakana. Hano hamwe yarababwiye ngo mwirirwa murondora mu byanditse, murasacinga. Urumva umuntu usacinga ntago ari umuntu usoma rimwe, ni umuntu usoma kongera agasoma. Ariko barasomaga mu byanditswe ngo byose ninjye bivugaho, ariko ntimuza hondi. Ntibiva mu buryo busanzwe bwo kubyarwa, ahubwo babyarwa n'Imana. Ese umutima wawe urabihamya ko ufite umunsi wabyawe n'Imana? Ntibiva mu buryo busanzwe bwo kuba muri ministry nziza, babyarwa n'Imana. Haleluya. Bamwe bamuhakanye ku bw'iyo mihango bari bamazemo igihe, kuko bayivukiyemo bakayikuriramo, bakumva barayimenyereye cyane, ntibashaka kongera kugira itangiriro rishyashya. Ibyo bibatera kumuhakana. Abandi bamutera umugongo, bumvise ibyo kumwemera n'uburyo bivugwa bimeze nk'ubuswa, bakurikije logique zabo n'ubwenge bwabo, baravuga ibyo bintu turumva bidasobanutse neza. Nkabo nababwiraga naganiriye nabo ku munsi w'ejo, ariko ibyo bintu turumva bidasobanutse neza. Yaje mu bye ariko abe ntibamwakira. Uzi iyo umuntu avuga ngo numva bidasoundinga neza, ngo numva bidafite logique, ni ikibumbano kivuga ku mubumbyi, kikavuga ati turumva wa mubumbyi we utazi ibyo ukora. Ikibumbano wowe nanjye. Tuzana abakozi b'Imana twaje tuganira uburyo ubuzima bworoshye, uburyo umuntu yoroheje, uburyo umuntu aryama ntabyuke yarananye ingamba, uburyo umuntu yagenda ari muzima kwa gahasa agapfa. Ikibumbano nk'icyo cya wowe nanjye. Uyu munsi mpfuye ntago mwandekera hano, kuko iminsi 2 yabihagije kugira ngo mbe naboze nanutse n'abankunda bampunge. Ariko icyo kibumbano kikabwira uwo mubumbyi ngo ibintu turumva bidasobanutse. Ubwenge twahawe nayo bukadutera kuyihakana. Imana y'imbabazi tugirira ubuntu. Abandi benshi bumva bagifite time, bagifite igihe. Reka tubanze tubeho, tuzaba tubitekereza. Nyamara yuko beratwandikiye Yakobo 4:14 ngo nyamara mutazi bizabejo, ngo mbese ubugingo bwanyu ni iki? Ngo muri nk'igihu kibone ku mwanya muto kigahera ko kigatamuka. Igihu ni kwa kuntu haba hari umweru mu gitondo, hari ibintu utareba neza imbere. Akenshi arubwo tubibona tugahita twifubika, twambara imipira, twambara amabote, twambara ibintu bishoboka. Ariko saa 5 z'amanywa zajya kugera washaka na cya giho cyari kiri ukakibura. Bibiliya tubwira ngo niko ubuzima bwacu bumeze. Iyo umuntu avuga ngo nyamara ndacyafite time, aba yibagiwe uko ubuzima bumeze. Ngo meze nk'igihu gita gitambuka mu kanya gatoya kigashira. Bahakanye umuremyi wabo kubwo kuvuga ngo baracyafite time. Abandi bahisemo kunezeza irari ry'imibiri yabo ry'akanya gato. Wa mubiri navugaga ubora vuba byihuse. Kunezeza no kugaburira irari ryawo nicyo wasabaga byabateye kwanga inzira z'umukiza. Ni koko inzira ze ziza zidusaba kubamba kamere, ariko bwa buntu bw'Imana buduhesha agakiza turaza kuhasoreza nindagwa bukorera muri twebwe bya bindi twatinyaga tukabibasha. Icyamuka mukingurira umutima uyu mugoroba. Haleluya. Haleluya. Nubwo twavugaga ikibi cy'icyaha n'ububi bwacyo, ubutumwa bwiza ntibuhinduka. Standard y'Imana ntabwo ihinduka, nubwo kwizera umwana w'Imana no kwihana ibyaha no kubabarirwa. Haleluya. 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 Isi yarushaho kuba mbi, ibyaha byarushaho kubabaza abantu, yewe n'isi yarushaho rimwe na rimwe kuryoha igatanga ibintu biryoshye ukajya ubinezererwa. Ubutumwa bwiza ntibuhinduka, ikizajyana abantu mu ijuru nacyo ntigihinduka. Haleluya. Nubwo kwizera umwana w'Imana, kwihana ibyaha ndetse no kubabarirwa, hanyuma ukakira Yesu ukamwemera. Reka twibazeho gatoya,
ese kwakira Yesu cyangwa kumwemera no kumwizera ni iki? Kuko abantu benshi bavuga ko bamwemeye, bamwakiriye. Reka mvuga utuntu dukeya nakuyemo wumve koko niba ibyo tuvuga byarakubayeho. Kwakira Yesu cyangwa kumwemera cyangwa kumwizera ni iki? Ako nagize akambere karavuga ngo ni ukwemera uwo Yesu ari we nk'uko we yivuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Tukemera n'icyo yadukoreye. Yesu ashimwe cyane. Hanze hari amakuru menshi avuga ku Mana abantu bavuga, ariko atandukanye n'uko Imana yo yabivuze mu ijambo ryayo. Kumwemera, kumwizera cyangwa icyo twita kwakira agakiza ni ukubanza kumwemera nk'uko we yivuze uko ari, nk'uko ijambo ry'Imana ryamutubwiye, kandi tukemera n'icyo yakoze. Haleluya. Uko yivuze nibyo twemera. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:10 haratubwira ngo uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Umuntu utarimo kwemera iby'Imana yahamije ku mwana wayo, nubwo yaba afite logique nyinshi n'ubwenge bwinshi, yanabisobanura ukumva bimeze nk'ibyenda gusobanuka, ariko ntago amuzi, ntahuriye nawe, ntaramwizera. Ashobora kuba afite idini ariko ntarakira uyu mwami, kuko Imana ifite uko yamuvuze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yohana 20:31 nanone hatubwira imbumbe y'ibyanditswe. Haratubwira ngo ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo hehe mu izina rye. Imana ishimwe cyane. Nta handi. Uwo Yesu tuvuga yambaye umubiri. Uwo Yesu tuvuga yabyawe n'umugore. Uwo Yesu tuvuga yabayeho ubuzima butagira icyaha. Uyu Yesu tuvuga yatubereye incungu y'icyaha, afata umwanya wacu. Uyu Yesu tuvuga igitambo cye cyo kumusaraba cyishyuye umwenda wanjye wose w'icyaha. Uyu munsi nta mwenda mfitiye Imana. Haleluya. Uyu Yesu tuvuga ntago urupfu rwamuheranye, yarazutse. Yaza kutazuka yari kuba ari umuntu kimwe natwe. Ikintu cya mbere kizakubwira ko wamwizeye, wamwemeye ukamwizera, nuko umumenya nk'uko data yamuvuze mu ijambo rye, apana ibihimbano byo hanze ahangaha. Muri make nuko wumva ubutumwa bwiza ukamenya uko bumuvuga, hanyuma ukizera uko nguko. Ikindi nagize icya kabiri, kumwakira kandi bivuze kumurebaho wenyine, nk'utubabarira ibyaha wenyine, nk'usana ubusabane bwacu n'Imana, akatubera inzira imwe rukumbi itugeza mu ijuru. Igihe yivuze ntago yavuze ngo ndimwe mu nzira, ariko Yesu ndamukunda. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari igihe duhura n'inyigisho zitari zo, zireshya abantu zikababwira ibintu bitari byo kuko tutabyizeye neza, ariko Yesu yarahagaze aravuga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data nagize gute, namujyanye. Haleluya. Hari abigisha benshi, hari n'inyigisho nyinshi nk'uko bimeze muri iki gihe, ariko arahamya ngo ninjye nzira. Iyo umuntu ataramenya uyu mwana w'Imana ngo amwizere neza, ajya agira ngo Yesu ni imwe mu nzira, ariko Yesu si imwe mu nzira, niwe nzira wenyine yongera kuduhuza n'Imana. Ese Yesu wizeye nuko ameze? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubwira mu byakozwe n'intumwa 4:12 ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwa, kuko ari nta rindi zina nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Imana ishimwe cyane. Kumwakira rero bivuze kumurebaho we wenyine, nk'utubabarira ibyaha wenyine, nk'usana ubusabane bwacu n'Imana wenyine, nk'utubereye inzira itujyana mu ijuru. Si amaturo, si ibya cumi, si umurimo uwo ari we wese, niwe wenyine ongera kutwunga na data. Haleluya, haleluya. Nasanze hari igihe nanone umuntu aruhira mu idini, ukajya ugira ngo urimo urakorera imirimo kugira ngo wemerwe nawe. Ahubwo twebwe abemewe nitwe tuyikora, kandi tukayikora tunezerewe, kuko tuvuga ngo wankunze rwinshi, nyongera n'ibindi bagukorera mbimenye, maze nabyo mbigukorere. Haleluya. Ntago tuyikora nk'abigura, ahubwo yadukunze rwinshi, bituma twumva twamwitura nawe byinshi. Imana ishimwe cyane. Kumwakira kandi bivuze kurekura ibindi byose twubatseho mu buzima bwacu. Ngasubiremo, muracyahari? Kumwakira kandi bivuze kurekura ibindi byose twubatse mu buzima bwacu. Ushobora kuba usanga ngo ubumenyi kuri Yesu nk'uko Bibiliya imuvuga, ariko ntiwamwakira utemeye kureka ibyari bifite agaciro muri wowe, byari nk'ibigirwamana urota ku manywa na nijoro.
haleluya. Munyumve inshuti z'Imana, kumwakira, kumwemera, nkamwakira akaba umwami w'ubuzima bwanjye, bivuze kurekura ibindi byose twubatseho mu buzima bwacu. Hari igihe umuntu aba asanga ngo ubumenyi kuri Bibiliya cyangwa kuri Yesu ko yamwumvise abantu bamuvuga, ariko ntiwamwakira utemeye kureka ibindi byose byari bifite agaciro muri wowe. Biba byenda kumera nk'ibigirwamana urota ku manywa na nijoro. Muri ibyo harimo inzozi zo gukomera, harimo inzozi zo kwamamara, harimo inzozi z'ubutunzi. Ntago ibyo byose ari bibi, ariko ntibigereranywa. Muranyumva inshuti z'Imana? Harimo indi comfort iyo ariyo yose wumva yari kubereye nk'intego y'ubuzima cyangwa papasi y'ubuzima. Yesu rero yaravuze ngo umuntu uri bumwemere akemera ko amubera umwami, ibyo bindi byose arabitera umugongo. Kuki kano kantu nifuza kuko avuga icyamukanyumva. Haleluya, 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 haleluya. Umwami w'abami yagiye ku musaraba yihindura icyaha kugira ngo njyewe nawe kidukurweho. Niwo murimo nyamukuru wamujyanye ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Ariko uwo mwami w'abami akiza n'indwara. Haleluya. Uwo mwami w'abami agira neza. Hari umwana uruyoboye korari mbere aratubwira ngo uyu munsi uri muri kaminuza kubera ko Yesu yabikoze. Haleluya. Aranatubwira ngo ushobora gukira impanuka kubera ko Yesu yakurinze. Ibyo byose umwami arabikora. Muranyumva inshuti z'Imana? Umwami akura mu bukene akaduha akazi, abantu bakagirirwa neza. Umwami akora ibyo bintu byose by'inaha ngaha mu buzima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko hari igihe uhingukira turimo duhumuriza, ugahinguka turimo tuvuga ineza y'Imana, ugahinguka turimo tuvuga ibyo, ugahinguka turimo tuvuga ubutumwa, ubuhamya. Haleluya, haleluya. Ugahinguka nimo mvuga ubuhamya bw'ukuntu nari nshonje Yesu akamara inzara. Ugahinguka nimo mvuga ubuhamya bw'ukuntu banjugunye hanze ntagira inzu yo kubamo Yesu akampaho kuba. Ukinjirira muri ubwo buhamya. Ntibwari bwiza? Si bwiza? Haleluya. Ntiburyoshye? Ukinjira muri ubwo buhamya, hanyuma mu kanya gato namara kubuvuga nkavuga intu abantu bashaka kwakira Yesu ngaho nibazi, nabo bakaza. Ariko baje gushaka Yesu ugira gute? Wabakorera nk'ibyo wari umaze gutanga ubuhamya yagize gute? Yakorewe. Imana ishimwe. Bakamwakira batagize umwanya wo gutsindwa mu mutima ngo bamenye ko ari abanyabyaha kandi bakeneye imbabazi z'Imana. Hanyuma bakaguma muri uwo munyenga tugakomeza tukagendana, ariko inshuti z'Imana batarigeze bagira umunsi na rimwe ngo batsindwe, noneho batsindishirizwe kwera kw'Imana kubabarweho bataragukoreye. Haleluya. Bahabwa ikimenyetso cy'umwuka wera gitangire gukorera muri bo, bagenda bahinduka, babere genere, bahinduka abana b'Imana, bazaraga ubugingo buhoraho. Noneho mwumva umutego inshuti z'Imana, tugakomezanya nabo urugendo, tukaririmbana, bakafata ibyibwiriza mu mutwe nabo bakaba babisubiriramo abandi, tukamera nk'aho tugendanye urugendo ariko ntaho barimo kujya. Inshuti z'Imana, abakozi b'Imana b'ejo hazaza, Yesu yahindutse icyaha kugira ngo yishyure umwenda narindimo w'Imana. Umwenda narindimo w'Imana si ibya 10 nariye, umwenda narindimo w'Imana si imirimo ntakoze, umwenda nari imbere y'Imana nuko nari ikigenge, ndi umunyabyaha, naranze kwizera umwana w'Imana. Yesu baramaje ngo imirimo yawe niyihe ngo tuyikore, arababwira ngo umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uw'Imana y'Imana yatumye. Haleluya. Iryo ni ryo tangiro ry'urugendo. Niba bitarigeze bikubaho ngo utsindwe, urugendo nturarutangira, urimo uraduherekeza. Turimo turunguka ku byiza Imana yaguhaye, ariko nturatangira urugendo. Izina ryawe ntabwo ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ntushobora gutsindishiriza umwere. Umwere ntatsindishirizwa. Imbere y'Imana ntabwo twabaye abere, twaratsinzwe. Tumaze gutsindwa kwera kwa Yesu kutubarwaho. Aravuga ngo aba nibo banzanye. Haleluya. Sinzi, ndasaba Yesu ngo Yesu mpa kubivuga neza, kuko sinzi kubivuga neza, ariko umwuka wera yabivuga neza mu mutima wawe. Haleluya. Yesu aratinyuka aravuga
muri Luka 9:23 na 24 ngo abwira bose ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Nasanze ibi bintu ariko kuri umuntu uri murohama mu kiyaga cya Kivu, ikintu ashaka ntago ari ukumwibutsa ko afite ama etage, ntabwo ikintu ashaka ari ukumwibutsa ko azanagiza kaminuza agahinduka umudokiteri ukomeye akagira za PhD. Umuntu arimo arohama ngo arimo abona amazi menshi, umuntu arimo arohama mu mazi, arimo arohama mu Kivu, ntago ibwo butunzi bw'isi no kwibuka ko yari yambaye agakanzu keza nta gaciro biba bigifite muri ako kanya, no kumwibutsa amakanzu yasize mu kabati nta gaciro biba bigifite, kuko agiye kugira gute, agiye kurohama. Kandi ibyo ngibyo urwo rugero nimo ntanga ruroroheje cyane, kuko ugiye kurohama bari umubiri. Ariko twebwe abadatunze umwana w'Imana, abataramwemeye ngo bamwizere ngo bihane bababarirwe, bo barimo bararohama burundu. Ikikubwira ko utahuye n'ubutumwa bwiza buzima nuko ukomeza gukumbura amakanzu n'ibindi byose, sinzi mbuze n'ibindi mvuga, n'ibindi byose nibikwereka ko utigeze ugera ahantu ho kurohama, kuko mu kurohama icyo shaka n'uwankura muri uko kurohama. Icyamo uyu munsi ukumva ubutumwa bwiza icyo ari cyo, ukamenya ko uri umunyabyaha kandi ukeneye imbabazi z'Imana, kandi kizakubwira ko aho ngaho haciye ishyaka ryawe rizaba ari ryo gukura y'abandi bose. Haleluya. Niba utabereyeho kubuvuga, niba utabereyeho gukiza abandi irimbukiro, nuko utararikira cyangwa utaramenya icyo wakiza. Ntibishoboka ko wakira irimbukiro ngo ureke kuberaho kurikiza abandi. Urabivuga uko bishoboye, ukabivuga uko bashije, kandi inshuti z'Imana mwakijijwe ngira ngo ndatandukiriye muri no myaka mumara muri kaminuza, dufite ubuhamya bw'abantu benshi bakuru bagiye bakizwa kubera ko bagiye babana n'abana bakijijwe. Muri ano mahoro aho murara, akabana n'umwana agasanga yarakijwe, akamwitegereza umwaka wa mbere, akamwitegereza umwaka wa kabiri, maze kumva ubuhamya bw'abantu benshi akamwitegereza umwaka wa gatatu, akavuga ati agakiza kabaho koko, uyu muntu atandukanye natwe. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu yakubereye nde? Yesu yagiye mu mujyi w'iwabo i Nazareti, ari mu mujyi w'iwabo bamubonaga gusa nka mwene Yosefu mubaje. N'ubu benshi niko bikimeze inshuti z'Imana, bamwe bamwemera nk'umwigisha ukomeye wa morali n'imyitwarire myiza, abandi bakamwemera nk'umuhanuzi ukomeye watwigisha iby'Imana, abandi bakamufata nka role model kuko yarakundanye, yagaburiye abashonje, yambitse abantu, yitaye ku bakene, bakamufata nka role model, ariko bakanga kumwemera nk'umwami n'umukiza wabo bwite. N'umwigisha mwiza yatubwiye iby'Imana, n'umuhanuzi atubwira iby'Imana, n'umuroro modo mwiza yabayeho atanduranya, yarafite indangagaciro nzima, bakamugarukiriza aho ngaho, ariko ntabwemere ku giti cye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe bwite. Yesu yakubereye ndi? Kwakira Yesu kandi it's a matter of eternal destiny. Kwakira Yesu nibigena aho uzaba mu buzima bw'iteka bwa nyuma y'ahangaha. Haleluya. Iki cyanditswe turakimenyera, ariko reka ngisubiremo. Yohana 3 kuva kuri 16 kugeza kuri 19. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera yige kaminuza yirangize. Haleluya. Haleluya. Niko handitse. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese yunguka amafaranga menshi, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umva urukundo rutagira akagero. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka. Ntago umwami yaje afite igikoni ahagaze nk'umupolisi urakaye witeguye kujya kubita buri muntu wese umucumuyeho. Oya. Haleluya. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe.
umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Nyamara umwana w'Imana yarazanywe no kutabaciraho iteka, yaraje kugira ngo abari mu isi bose bakizwe nawe, ariko biza byoroheje bibatera kubihinyura. Nyamara abamwizera ntibagiciriweho iteka ukundi, ariko utamwizera ngo amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana. Nta kindi bamubajije gukora, akiriweho iteka kubera iki? Kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Nkunda cya kigereranyo baduhaye muri Yohana igice cya 2 cyuko bavuze ko umwana w'Imana akwiriye kumanikwa nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu. Muribuka Mose yamanitse inzoka mu butayu, bigometse ku Mana no kuri Mose, inzoka zirya abantu benshi, zimaze kubarya hapfuyemo abantu benshi. Hanyuma Imana iha Mose igisubizo, iramubwira ngo umarike inzoka y'umuringa ku giti. Byashushanyaga Yesu, murabyumva. Umarike inzoka yo ku muringa ku giti, abayirebyeho bose barakira. Muranimagine ibintu bitanditse, kuko njya mbona Abisiraheli duhuje imico. Ndatekereza ko ari abagabo b'Abisiraheli bayirebaga, nako banze kureba, akajya avuga ariko Mose waturagira. Ubumara bwamaze kutwinjira, turebe just ibintu byo kureba. Bagapfa banze kureba. Kandi warebaga nawe nuko ubumara bwamaga bwamaze kumugeramo. Ni bande bareba ku mwana w'Imana? Nabemeye rwose ko ari abanyabyaha. Haleluya. Ubumara bw'icyaha tubwemera ko buturimo, tuzi ko tutabasha kwikiza, nkuko umukozi w'Imana yatubwiye ingamba nyinshi. Hari abantu benshi nabonye bagira ingamba z'ubuzima, kandi bakazubahiriza. Hari n'abantu badakora ibi byaha by'inyuma, badasambana, batiba, batabeshya, badakopera. Haleluya. Gukopera biracyabaho, badacura inkota, bari ku murongo ariko badazaraga ubugingo buhoraho. Kubera ko icyaha n'iki? Ni ukutizera umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora atari byiza. Ikindi Paulo yatubwiye ahangaha, yaravuze ngo niba tumwizera ku by'ubu buzima gusa, twaba turabo kugirirwa impuhwe kuruta abandi, twaba turi abantu bari miserable. Haleluya. 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 Narimvuze ngo niba kumwizera kwacu gusa, nko Paulo yatubwiye, ari kugira ngo aduhe ibyina ahangaha gusa, ngo twaba turi abantu bari miserable, abantu b'indushyi, abantu bo kugirirwa impuhwe kuruta abandi. Kubera ko kumwizera nibituganisha aho tuzaba iteka ryose. Ibyo ngibyo byanditswe mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorintho 15:19. Nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo niba kwiringira Kristo bidufitiye akamaro tukiriho gusa, twaba turi abantu bo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose. Mwabyumvise inshuti z'Imana? Niba kwiringira Kristo bigufitiye akamaro mu kwiga amashuri, mu kuzashaka umugabo n'umugore, mu kuzabyara, mu kuzagira amafaranga, mu kuzabona viza ukajya muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa sinzi ahandi hirya hose, niba kwiringira Kristo bigufitiye akamaro muri ibyo ngibyo gusa, uri umuntu wo kugirirwa agahinda kuruta abandi, kuko icyo yaje gukora kirenze icy'isi ishobora kuduha. Haleluya. Kirenze ibyo tuzabonera inahangaha. Iyo wabimenye n'ibyo ngibyo utabibonye, ukomeza urugendo. Haleluya. Igituma tubibura tugacogora nuko twabyitiranyije, twitiranyije icyo Yesu yaje gukora, tukitiranya n'ibyina ahangaha. Ngo niba kwiringira Kristo bidufitiye akamaro tukiriho gusa, twaba turi abantu bo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose. Imana ishimwe cyane. Kanjye kukanyuma, kumwakira kandi ni ukwemera kuri umunyabyaha. Wigeze ugira umunsi, ugira ijoro, ugira igitondo, ugira umwanya utakomereje mu kuririmba, kuko wasanze mu rugo baririmba, kuko wasanze bakuru bawe baririmba, cyangwa wasanze mu rugo muri abavuga butumwa, cyangwa wasanzwe mugira imirimo myiza yo gusura abarwayi, utakomereje muri iyo mirimo myiza, kwakira Yesu bitangira mu kwemera kuri umunyabyaha. Wigeze ugira umunsi wemera kuri umunyabyaha, watandukanijwe n'Imana yera, wowe nanjye twari dutandukanijwe n'Imana yera. Mu kumwizera rero ni ugutabaza uyu Yesu. Haleluya. Mu kwizera ngo agukize icyaha, yongera kunge n'Imana. Imana ishimwe cyane. Abamwemeye muri ubwo buryo, ko ni byinshi twavuga, abamwemeye muri ubwo buryo tumaze kuvuga, haleluya, ntabwo yaturekeye aho, yaduhaye umwuka we, dutangira ubuzima bushya bwo kuba muri we. Imana ishimwe cyane. Iki si ikinyoma bakundwa, muri mwe muri abahamya benshi. Igihe umwana w'Imana yageze mu buzima bwanyu, mwarabatuwe ku cyaha. Haleluya. Ndabizi ko mfite abahamya muri iyi nzu. Imana ishimwe cyane.
tumaze gutsindwa twemeye ko turi abanyabyaha, tumutakiye mu kwizera, tumurebyeho mu kwizera nk'uko barebaga ya nzoka ubumara bukabavamo, yaduhaye igihamya, umwuka we muri twebwe. Haleluya. Dutsinda icyaha cyari cyaratuzonze. Ni hariya hari uriya murongo wa w'iki giterane Yohana 8:36 ngo nuko umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwo mwana uko yari ari kera niko ari na n'uyu munsi niko azahora iteka ryose. Umwana w'Imana nagera mu mutima wawe uzabaturwa kandi uzabaturwa by'ukuri. Uwaguhamirije ko ari umwana w'Imana utari uhari, uwaguhamirije ko yapfuye ku musaraba Igorogota, umwuka w'Imana muri wowe azakomeza gutsinda, kuguha kunesha icyaha. Uzagenda urushaho gusa na Yesu umunsi ku munsi, kandi urugendo ruzakuryohera. Uzasubiza amaso inyuma ujye umubwira ngo warakoze Mwami Yesu, uyu ni njyewe. Imana ishimwe cyane. Uwo mwana natubatura tuzaba tubatuwe by'ukuri. Uko Yohana yamuvuze handi twatangire ko ari intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ni kwari niko kuri. Haleluya. Nuko Paulo atwandikira mu rwandiko rwa Tito, abariho nsoreza, igice cya 2:11 kugeza kuri 15. Icyamo kanyumva ngo kuko ubuntu bw'Imana, kuva ku murongo wa 11, Tito 2 umurongo wa 11, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose. Abantu bangahe? Abantu bose. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Buzanira abantu bose, abafite ibyaha bigaragara biri ku karubanda bizwi n'abanyeshuri bose, abafite ibyaha byo mu ibanga batsindwa nabyo ariko bagakora icyitwa umurimo w'Imana. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose. Harimo abo babikora bari ahitwa mu nzu y'Imana, harimo bari babikora batajya banabiyegereza. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Haleluya, haleluya. Nasanze icyaha cyo mwibanga kivuna umutima, kikambura umuntu ubushizi bw'amanga, ariko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose baruharwa n'abangeso nziza. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Haleluya. Bumaze kuboneka ntibwagarukiraho ngo budutsinde tumenye ko ari abanyabyaha gusa, tumenye ko turi abanyabyaha gusa, ahubwo burakomeza bukorera muri twe. Ubuntu bwatumenyesheje Yesu, haleluya, burakomeza bukorera muri twe ngo butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Ubuntu burakomeza buduha gutegereza ibibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure, ubihana nk'ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura, uko Paulo yahuguraga uyu mugaragu w'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Ese warabwakiriye? Ese bwaragukijije ahagaragara n'ahiherereye? Nifuza ko duhaguruka tugasenga. Ni wowe n'Imana mwembi. Yuzuye imbabazi no kugira neza, adutegeye amaboko. Imbere y'intebe ye nzahagararayo njyenyine, nawe uzahagararayo wenyine. Niba utarigeze ugira umunsi wo gutsindwa ngo wimenyeho ko uri umunyabyaha, uwo munsi ntawe uzi. Wakomerejeho haraho mu mirimo myiza, cyangwa niyo mirimo nturanayinjiramo, wumvaga ntawe uhuriye nabyo nk'uko nari imeze, nk'uko nabwiraga abanyeshuri bagenzi banjye ngo tugende bino bintu bitazamfata. Ukaba uri kumwe natwe wifuza guha uyu mukiza w'ubugingo bwawe, wifuza kumuha umutima wawe ngo akuyobore, wazamura ikiganza tukagufasha gusenga. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Haleluya. Urahari? Uri kumwe natwe? Urifuza ko Yesu akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Urifuza ko gukiza icyaha? Turagutegereje. Ese ntama w'Imana ukiza icyaha cy'abari mu isi,
yageze mu buzima bwawe, yarimye, ni umwami wawe. nawe uhari ngo azamure ikiganza. Haleluya. Nawe ndimo kubona. Imana ibahe umugisha. Mbere y'intebe y'Imana tuzahagarara nayo, dufite ikimenyetso cy'amaraso kuri twe. Imana ibahe umugisha. Kasaba umukozi w'Imana dusengere. Mwami wacu Yesu, turagushimiye. Turagushimira yuko ari wowe ubasha gukiza imitima yacu yose. Turagushimira yuko uri umwami kandi ufite imbaraga. Twari imbata z'ibyaha ariko uradukiza. Uhimbazwe cyane kubw'ijambo twongeye kwakira nanone. Imitima yacu ikaryumva kandi ikaryizera ikaryakira. Turasengera imitima mwami irimo kongera kuritekereza kugira ngo rikomeze gutsinda, rikomeze kwera imbuto. Tugushimiye ingoma y'icyaha umaze gusenya, umaze kurimbura mu mitima ya benshi, ukazana kandi ubwami bushya. Numwami yarazutse mu